dufite inshingano y'uko twifuza ko abantu babona Bibiliya hafi yabo. Ndakeka ko ugiye na bagenzi banjye iyi initiative yo gufungura ahantu hatandukanye tuyimazemo imyaka ngira ngo iba 3 niba nibuka neza, tureba ko tubona turimo kuvunika ngo abantu batahendwa na Bibiliya cyangwa batayibura, ariko hanze tukahura n'amagambo avuga ngo zarabuze, zarashize, zivuye muri Isiraheli. Mugenzi barambwira ngo baramubwiye ngo Bibiliya nimwe abonye ngo kandi ayivanye mu Isiraheli arashaka 70 iyi ngiyi, kandi ayikuye iwacu ku Kacyiru tuyimuhaye ku mafaranga ngo byari bitanu icyo gihe, ariko akazitwara kujya mu kaboko akakubwira ko azivanye mu Isiraheli zigeze mu kibuga cy'indege mu kanya, hanyuma ubwe kumukubita amafaranga 70 Bibiliya zarabuze. Tubwira abantu ngo bibabeshya, turahari, dutuye Kacyiru, Bibiliya kandi zirahari. Umuntu wese ufite amakuru make kuri Bibiliya naduhamagara. Abantu batubwira ko noneho gutura Kacyiru ari we wenyine usavinga abanyarwanda ntacyo bakoreye. Ubu se umuntu w'inyamasheke azagera Kacyiru? Ubu se umuntu wahereye Kacyiru ntabwo hazwi cyane. Tutangirira Nyabugogo rero, ubu niyo distribution point ya mbere twafunguye. Bible tuyumva n'icyo bita basic need, uko umuntu agura isabune yo kumesa ishati akwiye kubona nako atunga Bibiliya. Ubwo rero aho bacuruza isabune na Bibiliya n'ibiraho hafi, kuko nayo iri ku rutonde rwo kugura agasabune ko gukaraba. Nyuma ya Nyabugogo twafunguye Kayonza, nyuma ya Kayonza tujya Rubavu, na tujya Musanze tukajyana Rubavu. Ubu dukorera muri gare ya Rubavu, aho naho turahava. Aho mu majyepfo bati twebwe ubu tuzava Nyamasheke tujye dushyira ihuye kuri gare, mu turere ko abantu bashobora kuhabona Bibiliya. Tuvuga rero abo bantu bari isoko ry'ibiryo, reka tubajyane n'ibindi biryo, abantu bajye bagura ibiryo by'uburyo bubiri. Tuzana rero ka bookshop hano Kimironko, imbere y'Imana arasoma Bibiliya ikamubwira agahinduka agakizwa umuntu w'Imana. Ariko umwigisha akwiye gutunga Bibiliya. Aho tuvuga uti n'umuvuga butumwa, nta mvuga butumwa ukwiye kuvuga ubutumwa rero atarasoma Bibiliya ifite ubusobanuro. Harya mwitangira ngahe ku nkunga bazusigira 45 ntabwo kugira ngo sinzi gusa zose ndazivuga birazi. Reka mvuge kuri Bibiliya yera ifite ingano n'ingeri zitandukanye. Iyi rwose nanayifatanya n'izi ngizi, iramenyerewe cyane n'imiryango y'Abaprotestant cyane cyane. Ikiba kinyuranyemo gusa, yego, ikiba kinyuranyemo gusa ni ingano, ni smartness bongeyemo, ni inyuguti ntoya cyangwa nini, ariko content nini. Iyi rero iri ku bihumbi ngira ngo ibyo bivuga ni ubizi. Bingahe? Iyi okay. Iyi kubera iki 25? Iyi yitwa Bibiliya ijambo ry'Imana. Niba mwarakunze gusoma Bibiliya ubwo abamaze kwigira imbere mu bijyanye n'ubumenyi, traduction yakozwe kuri Bibiliya yera ni kera. Igenda yifashisha amagambo rero y'abantu bakoraga ariko batazi Ikinyarwanda mu buryo bw'umwimerere. Ariko rero ko yakoreshwe n'abantu bakayikura, nta mpamvu yo kuyikura ku isoko, iranakundwa cyane. Ariko bakora verisiyo y'Bibiliya ijambo ry'Imana ikosora cyangwa yongera ibisobanuro mu magambo amwe n'amwe atarumvikanye neza muri Bibiliya yera. Icyo ushaka kubabwira, wowe ugenda ugereyo ujyane n'abakristo bawe barebe, hanyuma uzihitiramo gushimurana. Nyamara ibindi byose tutumvikanaho bijyanye n'iminsi n'amasaha n'amatariki n'imyizerere n'ibindi tubyihorere, twemera ngo gusa ko twese duhuriye kuri Bibiliya tuyitere inkunga, kuko abantu badashyize hamwe ntibishoboka. Ushobora guhamagara abakristo gatolika wahuza n'abakristo b'Anglikani n'Abadeperi n'Abadivantisite mu cyumba kimwe, aho kugira ngo baganire ku cyo bahuriyeho bagatangira kujya mu cyo badahuriyeho. Aha rero twumvikanye ikintu kimwe, twemeranwa ikintu kivuga ngo dufatanye mu byo duhuriyeho, twubahane mu byo tutandukanye. Ukwiye kuba uwa mbere kuba umuterankunga wa Bible Society mu mazina yawe bwite no mu mibereho yawe, kandi tubwira abantu ngo icyiza ukora ikintu kitazabangamira imibereho yawe. Ntabwo tukeneye umuzigo muremure, ibintu bikuvune. Kuva paje kanyuraza gusangaho za opsiyo zitandukanye, 1000, 2000, 5, 10, 20 cyangwa n'ikindi cyose wabona, kandi ibyo bintu bimaze ku mwaka, 1000 ku mwaka, 2 ku mwaka, ariko tukaguha opsiyo yo gushyira muri ikindi cyose washaka. Hari utubwira ati ahubwo njyewe nakwemera 1000 ku kwezi, ubwo bibaye 12,000. Nta kibazo, byareke
njyewe nemeye ahubwo 2 ku kwezi bibaye 22, njye ahubwo nemeye 20 ku kwezi bibaye 240, nabyo nta gitangaza kiri bijyanye n'ubushobozi bw'umuntu. Hari ubwo tugiyewe ndakabonye ariko mfite n'abandi bantu 5 nabwira bakadufasha. Iyo ukabonye rero ukagasoma cy'umutima ukubwira ukagikora, icyo ukora gusa ukuraho kano gapaje wakujuje ku mpande zombi, urabireba ndebe noneho kano ukagakura, ariko amakuru washyize hano akaba ariyo makuru nawe usigaranye. Iyo ukaduhaye rero ubwo uduhaye uburenganzira, ni nk'aho ari sinyatire, uduhaye uburenganzira bwo kukwibutsa uko bigenda. Hanyuma kandi inzira zo kubikora ni nyinshi, urazifite hano. Uburyo bworoshye abantu bose bamaze kumenyera ni aka kantu ka kode, karatworohera ntikakagisaba kujya gutonda umurongo kuri za banki. Uca kuri telefone yawe cya gihumbi wanditseho ukagitanga, 2 ukabitanga, akamesaje kakatugeraho. Iyo rero gakorewe Kimironko n'ahandi tukaba abantu 10-20, ujya kubona ukabona kuri iriya konti twabahaye nibura hagiyeho ubushobozi ushobora kugura Bibiliya wenda 20, agakarito 10, 100, zishondorwa n'igihumbi. Zisubiza iki rero? Cyane ubuguriye abandi bantu badashobora kwigura Bibiliya kandi bayikeneye. Kugura Bibiliya imwe haba harimo n'ibanga ryo gushyigikira Bibiliya mu bundi buryo. Iyo rero uhamagaye abakristo, mwebwe murazifite mwese, ntabwo utayifite, ariko si mwe dushaka, ahubwo baba bari inyuma, aho mwabatije, aho mwasezeranije, cyangwa ubigire hamwe mu rusengero bakwiye kondisiyo yo kwinjira mu rusengero, umukristo mu gutunga Bibiliya. Aka kandi ugatugaho gututi bakristo, badiyakoni, bayobozi dufatanije dushyigikire Bibiliya, dore umuryango Bibiliya wadutumye, byaba ari byiza. Akandi gushyiraho umunsi umwe nibura wo gutanga ituro ryo gushyigikira Bibiliya muri hari handitse conference bwo twagira ngo Methodiste, niyo mpamvu, ariko hari conference bashyire diocese, bashyire paruwasi, bashyire church, bashyire kanisa, bashyire kiliziya, ni ukuvuga agaciro cyangwa bashyire korali bijyanye n'itsinda uyobora. Hanyuma tukomezanye gufatanya n'abandi kubaka ubumwe bw'abakristo. Ndasoza rero ngira nti tuyisome, tuyisengere, tuyamamaze, tuyitere inkunga, hanyuma ibindi bibazo byose mwagira twiteguye kubyakira. Murakoze, Imana ibahe umugisha.